iyo mirimo igomba kugaragara mu buzima bwawe, aho Kristo agenda agira neza abohora, aho Satani atwaza igitugu. Aho ugeze hagomba kugaragara imirimo ya Kristo yo kubohora abantu. Yaje gutura muri wowe kugira ngo akomeze umurimo we, awukomeze mu buzima bwawe kandi anawukomeze mu buzima bw'abandi. Turabaramukije kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo gusenga, wo kumva ijambo ry'Imana, wo gusabana n'Umwuka Wera. Reka dufate umwanya tubanze dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, Mana nyir'ijuru n'isi, Mana yaturemye, Mana itubeshejeho, uhabwa icyubahiro muri aka kanya. Data, turagushimye Mwami mwiza kubw'impano y'ubuzima uduhaye. Turagushimye Mwami mwiza kubwo kurindwa nawe. Turagushimye Mwami mwiza kubw'umurimo w'ijambo ryawe, kubw'umurimo w'Umwuka Wera, Data mwiza mu buzima bwacu. Nuko Data, umutima wacu n'ubwenge bwacu Mwami mwiza birafunguye kugira ngo utwigishe, utuganirize. Mwami, turakirana ijambo ryawe, guca bugufi Mwami mwiza, ndetse no kwizera, kugira ngo Mwami ritwubake, kugira ngo ritugirire umumaro, kuko tuzi ko ijambo ryawe ritajya rizanwa n'ubusa, ahubwo rigomba gusohoza icyarizanye. Mwami Imana, urakoze ko bwa buri wese udukurikiye. Data, ndagushimiye ko hari ijambo ryo kumukomeza, ijambo ryo kumusubiza ikibazo yibaza cyangwa ibibazo yaba afite. Mwami, kuko nzi ko ijambo ryawe ari igisubizo kuri bose no kuri byose. Urakoze, ni mu izina rikomeye rya Yesu nsenze, amen. Reka dukomeze rero twiga ijambo ry'Imana, ijambo ry'uyu munsi. Inyigisho y'umunsi iravuga ngo Kristo muri wowe. Turasoma mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. Haranditse ngo, ariko Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Kandi ubwo yashimaga guhishurira umwana wayo muri jye, ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso. Aha ubusemuro bwa Bibiliya twarebeye ku busemuro bwa Bibiliya y'Icyongereza yitwa NIV, aho bavuga ngo ubwo Imana yashimaga guhishurira umwana wayo muri jye. Mu Kinyarwanda haranditse ngo Imana yashimye kumhishurira umwana wayo. Ariko turebye neza, kuko dukoresha ubusemuro bwinshi bwa Bibiliya kugira ngo twige neza, dusobanukirwe icyo n'umusemuzi yashakaga kuvuga. Muri Bibiliya y'Icyongereza aho bavuga ko ngo Imana yashimye guhishurira umwana wayo muri jye, niko Pawulo yavugaga. Aha rero icyo Pawulo yashakaga guhamya, yahamyaga ko Imana yanejejwe no guhishura umwana wayo Yesu Kristo muri we. Ibi rero ntabwo ari iby'intumwa Pawulo gusa, ni umuhamagaro wa buri mukristo. Ko Kristo ahishurwa cyangwa yigaragaza mu rugendo rwawe rwa buri munsi, niyo mpamvu y'ubukristo. Bibiliya iravuga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 26 na 27 ngo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ngo aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Ngo ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga ni Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Ese ubasha kubona Kristo muri wowe? Ubasha kubona ubuzima bwe bwigaragaza muri wowe cyangwa binyuze muri wowe? Niba Kristo akwigaragarizamo, nta mwanya uzaba uhari wo gutsindwa cyangwa intege nke. Nta mwanya uzaba uhari w'uburwayi mu mubiri wawe. Ibyiringiro by'uko uzahora utsinda ni Kristo muri wowe. Ushobora kuba warabwiwe yuko wenda urwaye nk'indwara idakira. Ubashije guhanga amaso yawe Kristo ukurimo, byaba ari iherezo ry'ubwo burwayi. Bibiliya iravuga ngo niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfa kubera ibyaha, ngo umwuka utanga ubuzima kubwo gukiranuka. Tubisoma mu Baroma 8:10. Nubwo ikibyimba cyaba ari kinini gite, Kristo ukurimo azatuma kiyonga. Petero yarimo agenda asura bene data, hanyuma ahura na Ayineya wari wararemaye ari mu buriri amaze imyaka 8 aryamye. Hanyuma muri ubwo burwayi ariko yakiriye ubutumwa bwiza. Hanyuma Petero nawe amaze guhura nawe, icyo yamubwiye nta kindi yaramubwiye ngo, Ayineya, Yesu Kristo aragukijije. Turebye nanone mu busemuro bwa Bibiliya y'Icyongereza ya King James, haravuga ngo Yesu Kristo aragukiza. Bitavuze ngo Yesu Kristo azakugukiza, ahubwo Yesu Kristo kuba kurimo bigutera gukira.
Yesu Kristo ukurimo aragukiza, agutera gukira. Biri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9:34. Niba umaze igihe kirekire rero wiyumvamo ibimenyetso by'indwara cyangwa ubumuga mu mubiri wawe, Kristo agutera gukira. Tekereza kuri Kristo ukurimo, niwe mbaraga zawe. Bityo rero niba utabashaga kugenda, haguruka ugende muri we, kandi bimunyuzemo ushobora gukora byose. Uhora uri umutsinzi iteka. Kristo niwe kurindwa kwawe, Kristo niwe mbaraga zawe, Kristo niwe bwenge bwawe, Kristo ni nawe gukiranuka kwawe. Haleluya, Imana ishimwe. Reka twature aya magambo, urasubiramo uti: Kristo ni ubuzima bwanjye na byose byanjye. Muri we niho mba, niho ngendera, kandi niho mfite ubuzima. Muri we mpora ndi umutsinzi iteka. Ndushishwaho kunesha. Kristo niwe kurindwa kwanjye, ubwenge bwanjye, gukiranuka kwanjye no gutsindishirizwa. Izina rye rihoreye rishimwe iteka ryose. Nshuti udukurikiye, ndizera ko inyigisho y'uyu munsi yagukomeje, kubera ko iri kutwibutsa uri muri twe. Muribuka ko Bibiliya ivuga ngo bana bato ngo muri ab'Imana, ngo kandi babandi mwarabanesheje, ngo kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Ese Kristo aba muri wowe? Ni ukuvuga waramwakiriye nk'umwami wawe n'umukiza wawe. Iyo umwakiriye araza agatura muri wowe. Ese uzi icyo aza gukora muri wowe? Ese kuva yaza ubuzima bwawe ubona bwarahindutse? Ubona ari ubuzima bw'ubutsinzi koko, nk'ubw'umuntu utuwemo n'Imana, Imana isumba byose, Imana yaremye ijuru n'isi? Ese yaraje, ubwoba buragenda, kwizera kurahaguruka kugira ngo abashe kwigaragaza mu buzima bwawe bwa buri munsi? Cyangwa ntabwo uramenya neza ukurimo, ntabwo urasobanukirwa ngo umuhe akanya abashe kukwigaragarizamo? Kuko Imana, nk'uko twize uyu munsi muri iyi nyigisho y'uyu munsi, ngo Imana yashimye yuko Kristo agaragarira muri wowe. Nicyo cyamuzanye, nicyo ubukristo buvuga. Ubukristo buvuga Kristo ugaragarira muri twebwe. Agaragara muri twebwe, akagaragara binyuze muri twebwe, akora ku bandi, azana ibyiringiro, akiza. Muribuka nanone ko mu Byakozwe n'Intumwa 10:38 bivuga ngo Imana yaramusize, amusize imbaraga n'umwuka wera, ngo kugira ngo agende agira neza, agirira abantu neza, ngo kandi abohora abo Satani atwaza igitugu. Ibyo ngibyo agomba kuba abikorera muri wowe. Niba aba muri wowe, iyo mirimo igomba kugaragara mu buzima bwawe. Aho Kristo agenda agira neza, abohora abo Satani atwaza igitugu. Aho ugeze hagomba kugaragara imirimo ya Kristo yo kubohora abantu. Yaje gutura muri wowe kugira ngo akomeze umurimo we, awukomeze mu buzima bwawe, kandi anawukomeze mu buzima bw'abandi. Mu Baroma igice cya 8:1-2 haravuga ngo: nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ngo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Niba twarabatuwe ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ni ukuvuga ko tubayeho ubundi buzima, tubayeho ubundi buzima bwisumbuyeho, ubuzima bwo hejuru, ubuzima duheshwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Ese urabuzi ubwo buzima? Ese ubwo buzima ububayeho? Kubaho nta kundi ni ugusobanukirwa, ni ukumenya ijambo ry'Imana icyo rivuga, ni ukumenya Kristo kurimo icyo akora muri wowe. Kandi ibyo byose ubiheshwa no gukomeza kwiga ijambo ry'Imana, no gufata akanya ukamuzirikanaho, ukazirikana ku ijambo, ukazirikana ku byo wize, kugira ngo koko wumve n'imyumvire yawe ihindutse, ibe nk'iy'umuntu koko ufite Kristo utuye muri wowe. Niba kandi utazi neza niba Kristo atuye muri wowe, ni ukuvuga niba utarafata akanya ko kumwakira, biroroshye. Ni ijambo gusa, ni ukubyizera mu mutima wawe yuko Yesu Kristo yagupfiriye, akazuka ku bwawe, hanyuma ukabyatuza akanwa kawe. Niko Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 10:9-10.
Niba rero utarakira Yesu Kristo, niba ubyizeye, reka ngusabe watura ayo magambo ngo niwatuza akanwa kawe ngo uzakizwa. Niwatuza ayo magambo akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami ngo uzakizwa. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe, ni ukuvuga ngo Kristo aza gutura muri wowe, hanyuma agatangira kugaragaza imirimo ye binyuze muri wowe. Reka rero nkuyobore muri iri sengesho, niba utarakira Kristo umwakire mu buzima bwawe. Subiramo aya magambo kandi yasubiremo akuvuye ku mutima, Imana nayo irakumva kandi iragusubiza. Vuga ngo Mwami Imana, nizeye n'umutima wanjye wose Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nizeye ko yampfiriye kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nizeye ko ubu ari muzima. Natuje akanwa kanjye ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye. Uhereye none binyuze muri we kandi ku bw'izina rye mfite ubuzima buhoraho, mvutse bushya. Urakoze Mana kubwo gukiza ubuzima bwanjye. Wumbaye umwana w'Imana. Haleluya. Niba umaze kuvuga iryo sengesho, umenye yuko uvutse bushya, urakijijwe. Ubaye umwana w'Imana, winjiye mu muryango w'abana b'Imana. Imana yakumvise kandi ije gutura muri wowe. Nawe rero utangire ubeho ubuzima nk'ubwo iyi nyigisho y'umunsi yatubwiye, ubuzima bwo kumenya ko Kristo akurimo, hanyuma umureke yigaragaze. Kuko ikimuzanye ntabwo ari ugusinzira, azanywe no guhindura ubuzima bwawe. Icyo nicyo cyamuvanye mu ijuru mu bwiza bwinshi, akaza kwikorera ibyaha byacu. Ni ukugira ngo ahindure ubuzima bwawe n'umwemerera. Ikibazo ni iki? Ese uramwizeye? Ese urizeye? Muduhamagare rero kuri nimero dutanga dusoza, utubwire ko wakiriye Kristo mu mutima wawe. Dufite agatabo kavuga ngo ubwo wavutse ubwa kabiri, kakwigisha ibijyanye n'ubu buzima bushya, ubuzima bwo muri Kristo, ubuzima Kristo ari muri wowe. Kagufasha kubaka ukwizera kwawe kugakomera, ukabasha kubaho ubu buzima bushya koko mu mwuzuro wabwo. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.